ko twari muri guma mu rugo umuntu yiriranwa n'uwo bashakanye ubwo wowe wirirwaga hewe Yesu wacu ni mwiza. Hanyuma rero sheri wanjye ngo tumare kuganira tubyemeranyijeho ndasimbutse kuri bega ndagenda bampaye amafaranga ndayazana ndayamuha mu mishinga nari mfite nari narahinze urutoki mvuga ngo rero nzajya mfata amafaranga yo mu bitoki mfata nayo ku mushahara mpembwa nimbihuza nzajya nishyura banke nta kibazo. Tugiye kumva numva umuntu abyutse mu gitondo itangazo uyu munsi umuganda urabera mu ntoki za kwa Gerard Kirabiranya. Giteye ikinyoteri ndavuga ngo ubu ni babakire b'i Kigali mbwiriza ubutumwa bwiza bagiye kunsuhuza ndatangira nimeza neza ndeba ko karuvati irimo neza hanyuma ndagenda ngiye kubona mbona kiraje ngo kiba kirahagaze mbona umugabo akuyemo umutwe ngo pastor ndebye mbona ni manager wa Beka. Nakabuza dufite Imana Imana ikomeye nakabuza dufite Imana Imana ikomeye warahabaje 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 Mana ushimye nakabuza dufite Imana Imana ikomeye nakabuza dufite Imana Imana ikomeye. Funga cyangwa abana nasobanutse hanuka zose nzikora nk'abandi bazima nkabyuka nk'uko babyuka. Imana yarambwiye ngo nta muganga uzongera kugukoza icyuma ndi Imana. Uyu munsi narakize nta kibazo nteje mu buyobozi ntago njya gusaba urutonde rw'abafashwa ngo bamfashe ahubwo gitifazi wanjye tukajya inama yabo ngiye guhamitiwe. Iyo niyo Mana nzakorera bamutegereje. Nuko haza umuntu witwaga Yayiro umutware w'isinagogi araza yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu aramwinginga ngo aziwe kuko yari afite umukobwa w'ikinege wari umaze imyaka nka 12 avutse kandi yari agiye gupfa. Akigenda abantu benshi baramubyiga haza umugore uri mu mugongo wari ubimaranye imyaka nka 12 kandi wari warahaye abavuzi ibintu byose nyamara ntihagire n'umwe ubasha kumuvura. Nuko amuturuka inyuma akora ku ncunda z'umwenda uwo mwanya amaraso arakama. Yesu arabaza ati ninde unkozeho? Bose bamaze guhakana Petero na bagenzi be baravuga bati erega databuja abantu barakugose barakubyiga nawe ukabaza uti ninde unkozeho? Yesu arababwira ati hariho unkozeho kuko menye ko imbaraga imvuyemo. Nuko uwo mugore abonye ko adahishwa aza ahinda umushyitsi amwikubita imbere amubwirira mu maso ya bose icyatumye amukoraho nuko akize muri ako kanya. Yesu aramubwira ati Yesu yaragarutse arongera kugarutse burera. Yesu yaravugiye mu gihugu cy'Abagadareni. Mu gihugu cy'Abagadareni hari ibibazo bitatu. Icya mbere hariyo ifamu y'ingurube kandi ikindi hakaba y'umwana. Uwo mwana ngo abadayimoni bari baramukuye iwabo mu rugo bamujyana mu irimbi kandi ababyeyi b'uwo mwana bahoraga barira. Hanyuma ayo marira y'abo babyeyi yazamukaga akagera ku Mana. Hanyuma ikindi abadayimoni bambukaga inyanja bakaza gutera Isiraheli. Ikindi cya gatatu Yesu yari afitiye uwo mwana impuhwe nyinshi kandi yagombaga kumukiza kugira ngo asubirane ubuzima buzima. Imana yacu yabwa icyubahiro. Yesu rero afata inzira yogoga inyanja aragenda ngo ageze acyomoka inyanja ageze hakurya. Noneho nibwo yahingutse muri iryo rimbi aho uwo mwana yabaga yari atunzwe no kurya inyama z'abantu baje kujugunya cyangwa guhamba muri iryo rimbi. Noneho uwo mwana akubise amaso Yesu agira ngo abonye inyama zo kurya aza yirukanka haraza ajya kumusharatura ngo abadayimoni bamenya Yesu. Hanyuma asubira inyuma yikubita hasi atangira kurasha imigeri
ataka cyane aboroga avuga ngo Yesu mwene Dawidi watwica urupfu rubi n'agashinyaguro, watwirukanye iwacu none dusanze n'inaha, tugirira imbabazi. Arababaza ngo muri bande? Baramusubiza ngo turi ingabo n'iryo zina ryacu. Hanyuma baramubwira ngo ntutwice urupfu rubi n'agashinyaguro. Zuvuyemo abadayimoni baturumukagamo bagatera ubwoko bw'Imana. Yesu nawe ahita ategeka abadayimoni ngo nihoshi nimugende. Hanyuma bamuturumbukamo bagenda biruka biroha muri za ngurube. Izo ngurube nazo zahise ziroha ku gacuri ngo zigwa mu nyanja, zose zirashira. Ikibazo cya mbere Yesu baragikemuye. Ntabwo ananiwe iby'iwawe. Impamvu ubona Yesu atarabikora nibwo bumana bwe, bamwe barira abandi bishimye, bamwe bashingirwa abandi bahamba, kandi byose Yesu arabizi. Hanyuma rero ngo maze uwo mwana abadayimoni bamaze kumusohokamo yabaye muzima, kandi intego Yesu yari afite yari uwo guhindura ubuzima bw'uwo mwana, yari uwo kumusubiza ubuzima n'imibereho mizima. Hanyuma rero amaze kumukiza afata ukuboko kwa wa mwana aramwegura, umwana aricara, ubwenge buragaruka aratungana. Hanyuma Yesu ahita atera intambwe amusubiza ababyeyi be. Ikibazo cy'amarira y'ababyeyi rero uwo mwana yari afite Yesu baragikemuye. Bwira mugenzi wawe ngo hoza ijwi ryawe, hoza ijwi ryawe wo kuboroga. Niba ari ibiciro biri hanze aha biguteye kuboroga, Yesu ari hejuru ya byose. Haleluya! Niba ari ubuzima ubayemo bugutera kuboroga, Yesu ajya ahindura ubuzima. Nta muntu wari uzi yuko waba ugejeje uyu munsi ukiriho ukibasha kurya ugaburira batatu bane, nta n'umugabo ugira, ariko Yesu yabanye nawe. Hoza ijwi ryawe we kuboroga, humura. Yesu ni byose kumufite, kandi ufite Yesu aba afite byose. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Hanyuma rero Yesu ngo akimara gukemura ibyo bibazo bitatu, yahise agaruka mu gihugu cy'iwabo, ngo acyambuka inyanja kigaruka asanga abantu benshi baramutegereje. Amazina mabi ahindurwe, akira Yesu imibereho mibi ihinduke, akira Yesu ubuzima bw'ibyaha ubusohokemo. Bari bamutegereje ngo bamwakire. Ngo bakimwakira rero, ngo mu giterane yakoranye n'abo bantu haje umugabo witwa Yayiro. Ngo yari afite umwana w'umukobwa, yari yaramubyaye ari umwe, kandi uwo mukobwa ngo yari afite imyaka nka 12. Uwo mukobwa yari yarafashwe n'uburwayi, hanyuma rero arapfa. Mu gihe rero yarapfuye, Yayiro ngo yararebye asanga batari bushyingura umwana we Yesu atarahagera. Tabaza Yesu agutabare mu kibazo cyawe. Haleluya, haleluya. Hari umunsi Yesu yanabaye mu kibazo nari mfite. Njyewe mfite umudamu Yesu yangiriye neza, nsanga amabukwe yandereye igikobwa cyiza, mama we, gifite uburere bwiza, gikunda gusenga. Hanyuma rero Nyagasani akindangira kiri muri kaminuza ya Nyagatare. Jewe iyo mpindukiye hirya yanjye masanga muri sansiye ngahita ngifumata. Yesu wangiriye neza we. Hanyuma rero ubwo mukobwa w'amabukwe rero mu myaka yose amaze arangije kaminuza, yaraje nyine Imana ihita twihera umugisha w'abana 2, 3, 4, 5, 6 mu myaka 10. Bamufite abana 6. Maze rero ndamubwira rero, dore iyo ngiye ku murimo w'Imana usigara ahangaha, ibyaba byiza nuko najya kuri Beka nkaganira na manager, nkakurayo udufaranga nkaza nkatugusigira, nkajya njya ku murimo nawe ufite ikindi kintu urimo gukora. Ngo tubyumve kimwe. Ati nibyo, umugore n'umugabo bataganiriye ntibatera imbere. Wapi? Mu rugo rwanyu niba umwe arya ukwe undi akarya ukwe, mwajya no kuryama mwami wanyu mukaryama mutanavuganye. Ko twari muri guma mu rugo, umuntu yiriranwa n'uwo bashakanye, ubwo wowe wirirwaga hehe? Muhindura uburyo, mugire ubumwe, amahoro n'ubworoherane, mubane neza nk'abashakanye. Dore ukwandeba. Yesu wacu ni mwiza. Hanyuma rero sheri wanjye ngo tumare kuganira, tubyemeranyijeho, ndasimbutse kuri Beka, ndagenda bampaye amafaranga, ndayazana ndayamuha mu mishinga nari mfite. Nari narahinze urutoki, mvuga ngo rero nzajya mfata amafaranga yo mu bitoki, mfata nayo ku mushahara mpembwa, nimbihuza nzajya nishyura banke nta kibazo. Iyo rero urimo kubipanga mu mpapuro, ubu rero imishinga we ugahita ubona ubaye umukire ako kanya, mbese mu mpapuro kubwira mugenda ngo mu mpapuro biragenda. Mu mpapuro biragenda, ugahita ubona
ubukira ako kanya. Hanyuma rero amafaranga ndayazana. Ibintu rero twakoze twabaye tukibinagamo udufaranga. Hanyuma rero hashize nk'ukwezi kumwe nishyuye 2. Mu kwezi kwa gatatu ngiye kumva numva umuntu abyutse mu gitondo ngo itangazo ko uyu munsi umuganda urabera mu ntoki zo kwa Gerard Kirabiranya. Bya bintu byose natekerezaga Kirabiranya yanyuzemo bucya mu gitondo bahakora umuganda rusange we, ndakubitika we, amafaranga ya banki arananira we, ndajya ngenda ndirimba ngo ndangura amerwa ngacuruza mpomba. Atari Yesu gutabaye muri iki giterane waseba, bateza icyamunara ugaseba, ariko abantu mumeze mutyo mwe, Yesu ampaye ubutumwa ngo arabarengeye, Mana ishimwe, arabarengeye ntabwo uzaseba, birahindutse, Yesu agufindiye ubufindo we. Oh haleluya, Mana ishimwe. Hanyuma rero amafaranga arananira burundu. Kuri banki rero iyo umushahara wanjye wajyagayo barampamagaraga bakambwira ngo zanabura, kandi ubwo nabaga mbura ndi nanone angana nayo mpembwa. Hanyuma ngeze aho no kujyayo ndabireka nkabyihorera. Hanyuma umunsi umwe rero inzara ituriye, mbaza umugore ikibazo kitabazwa n'umugabo, mbwira ngo kagira inkuru. Twarabyutse mu gitondo ndasenga, maze gusenga ndamubaza ngo ariko madamu uyu munsi turarya iki? Urengeye humura, uhereye none Imana ikuremeye ibyawe, kuremeye undi mugisha. Haleluya. Ndangije rero munsi umwe inama ya paruwase yari yampanze kujya gutanga ameza y'umwami ku itorero rya Kimironko. Ubwo nzamuka Bugarura nca ku mashuri ndi bukate kuri arete nkajya Kimironko, ndamanuka ngeze hepfo mu ikorosi ryo hepfo yo kuri arete, ngiye kubona mbona imbere ngiye aturutse ikimodoka cyiza cyane kitabonana. Hanyuma kimbonye bagitera ikinyoteri, ndavuga ngo ubu ni ba bakire b'i Kigali mbwiriza ubutumwa bwiza bagiye kunsuhuza. Ndatangira nimeza neza, ndeba ko karuvati irimo neza. Hanyuma ndagenda ngiye kubona mbona kiraje ngo kiba kirahagaze, mbona umugabo akuyemo umutwe ngo pastor. Ndebye mbona ni manager wa Beka. Ahita ambwira ngo pastor ngo bite sinari byiza. Abagabo muri iri teraniro hari umuntu wakubwiye ijambo ribi, ariko Yesu akubwiye ijambo ryiza. Haleluya. Yesu akubwiye ijambo ryiza. Arangije arambwira ngo dusinyire hano. Nise ndasinya iki? Ngo sinya tujye guteza icyamunara. Ndamubwira ni sumamagaye nde? Ngo hamagaye pastor. Ntabwo iryo zina rihemuka. Bwira myaze ngo ntugahemuke. Ndamubwira ngo ntabwo iryo zina rihemuka, umpamagaye izina ridahemuka. Arambwira ngo ugushatse kumbwira iki? Nishatse kukubwira ko mu minsi 2 yonyine nakwishyura. Arambwira ngo ideni ryawe ryarengeje igihe, rimaze imyaka 3, ryarakunaniye, none iminsi 2 wanyishyura pastor. Ni njyewe n'ubura cyamamagara pastor. Iryo zina kuva ukirivuga rero, igihe uzumva utakirimpamagara uzamenye ko aribwo nzayamo, ariko niba ukimamagara pastor ngiye nkorera Imana iminsi 2 yonyine. Ahita ambwira ngo ariko reka rero ukuntu nakoze imirimo y'Imana yo mu rusengero sinzi, Nyagasani niwe wambaye hafi. Hanyuma ngeze mu rugo nganira n'umukobwa wa mabukwe, tumaze kuganira dusanga nta kintu dufite. Ubwo icyo ndi buvuge Betty warahita cyumva byari ukugurisha ka karima k'imbere y'irembo. Bana data batwese, madamu ndamubaza ngo buriya baraduhangahe? Arambwira ngo njye wumbaze ibyo muri ICT, ibyo mu butaka simbizi. Ndavuga se njyewe ndamenya amagurisha ngahe, mpamagara bimenya Imana. Ndamubaza ngo uyu murimo ukuye amafaranga angahe? Ndamubwira ngo pastor ugiye kugurisha hano? Ngiye kwagurisha. Ufite ikihe kibazo? Noneho ndicara ndakimutekereza, na n'umuntu wari uzi ibibazo byacu. Maze kubimutekereza arambwira ngo ubu uzagurisha aha hantu, umuntu uzajya uza guhinga ajya guhinga mu muryango utarabyuka, ubyukire ku bisinde byamanukiye mu muryango. Ni uko bimeze. Ahita ambwira ngo watubwirije ubutumwa bwiza turakizwa, umugisha wakagize ni twebwe, ko ntafite amafaranga ndagirane. Arambwira ati reka tubanze dusenge, ati iyo minsi 2 wabahaye reka tuyifatemo amasengesho. Ni sawa. Agiye mbwira madamu ni rero njyewe narasenze, bimenya Imana niwe ugishoboye gusenga, nagenda asengaye ayangeyeho Imana yanze kuyumva. Kero mugenzi ngira cyumva amasengesho.
iracyumva amasengesho. hanyuma rero amaze kugenda nariryamiye, bukeye mu gitondo numva arakomanza, araza arambwira ngo pastor ngo byuka. Mpita mbyuka, ahita ambwira ngo ubu tujye gusenga isambu igiye, none mbigenze ne? Ahita ambwira ngo naciye mu bacuruzi bagenzi banjye mbakuyemo amafaranga, none amafaranga wambwiye nari naragerageje kwishyura za miliyoni 400 nibyo byari byananiye. Biramugenze ngo ntabwo utagize barahanyanyaje. Agiye kubona mbona agize cyakoze mu mufuka akuyemo 400 ahita bima, arambwira ngo jya kwishyura banki, nta mpamvu Imana yacu yasuzugurwa. Amafaranga ndayafata ndagenda, ngeze kuri beka manager ahita ambwira ngo pastor ko kuraje mu minsi 2 ndaje. Wari kuzi ko muri Nyangamugayo koko ni cyane nisi izina twitwa ntabwo rijya riyemo. Arangije arambwira ngo uzanya ngahe se, ngo buriya ko nubwo mba nkubwira ko yaba ari kangure ko tubizi ibibazo aho. Ndamubwira nti se muri machine ndi mangahe? Ahita ndebera arambwira ngo urimo 340 n'amafaranga 43. Beta numva sago ya kaungawe sago ya kaungawe. Ndagenda amafaranga njya kuri gishe, nyashyira kuri gishe, mvuye kuyashyiraho ndagaruka nje kumusezera. Ahita ambwira ngo pastor ibyangombwa byawe biri hano, nshingiye ku bunyangamugayo ufite, genda uzana umugore musinyira andi mafaranga uyajyana. Ndabwira ngo mwijyanire amafaranga yanyu uragende. Mwijyanire amafaranga bandayazinutswe. Hanyuma nyuma yo kuyazinukwa narasenze, Imana incira inzira nishyura wa mugabo. Maze kumwishyura Imana ihita impa yanjye nzajya njya kugorora. Ayo araduhagije. Icyakora bazi kuyacunga neza nimukomerezaho. Niba waravuganya nayo komeza. Haleluya. Hanyuma rero Yesu Kristo rero muri iki giterane hakorekeyemo ibintu bibiri. Icyambere nuko Yayiro yaje akamwikubita imbere, yamwikubita imbere Yesu agahagarika imirimo agahindukirira Yayiro. Ahindukiriye Yayiro agiye gukora igitangaza mu rugo rwo kwa Yayiro, hagati mu nzira yahuye n'umugore wari ufite ikibazo amaranye imyaka 12. Hanyuma muri iyo myaka 12 yari yaratanze ibintu bye byose, amatungo yaramushizeho, yari yarivuje bikomeye kandi ngo nta muntu wigeze amukiza indwara ye. Hanyuma rero aza kumva ibya Yesu, yumvisha ko Yesu akiza, yumvisha ko Yesu ari muganga avura, arahaguruka viwe mu rugo. Hanyuma yirengagiza icyo amategeko avuga, atambuka imiziro y'Abaheburayo, aragenda agera hagati mu bantu, ngasanga abantu barimo kubyigana. Abantu barabyigana ngo nawe apfumura mu bibazo. Ntabwo dukizwa kubera ko dufite umudendezo, ntabwo dukizwa kubera ko dufite ibyo kurya, ntabwo dukizwa kubera ko twambaye neza, ahubwo dupfumura mu bibazo, tukagenda twagera kuri Yesu agakemura ibibazo. Abakwambika akabambika, abakugaburira akatugaburira, abicyubahiro akakiduha. Pfumura mu bibazo, tambuka ngwino, akira Yesu ubuzima buhinduke, Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Hanyuma rero ngo Yesu wa mugore amukozeho, ngo icyago cye gihita gihagarara, ngo Yesu yumva imbaraga imuvuyemo, nawe imirimo yaragiyemo kwa Yayiro arayihagarika. Araranganya amaso mu bantu, arabaza ngo ninde unkozeho, ngo ninde unkozeho. Abantu barushaho kumubyiga bati nta muntu utarimo kugukoraho, dore twese turakwegereye. Yesu ati we hari umuntu wankozeho. Ngo uwo mugore abonye ko Yesu adahishwa, ngo ahita azamura akaboko aravuga ngo ninjye ugukozeho, nari mfite icyago, nari mfite ikigeragezo, none nkoze ku myenda yawe, icyago cyanjye kirahagaze. Yesu ngahita amureba amugirira impuhwe, aramubwira ngo mwana wanjye komeza Zaburi ya 30 ku murongo wa 12. Haleluya. Zaburi ya 32 umurongo wa 12 niwo dusoma. Hanyuma dusenga Imana. Uhinduye umuborogo wanjye imbyino, unyenyuruye ibigunira byanjye, unyenyeje ibyishimo, kugira ngo ubwiza bwanjye bukuririmbire ishimwe budacecetse. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umuborogo Yesu yawuhindura ibyishimo muri uyu mugoroba. Umuborogo bitewe n'ibigutera kuboroga. Wa muririmbyi yararirimbye ngo hoza ijwi ryawe we kuboroga, kandi ibigunira wari ukenyeye, ibifasha bari wari ukenyeye, Yesu arashaka kubigukenyuruza ngo agukenyeze ibyishimo.
imana ihabwa icyubahiro. Ngiye gusenga ndahita ntega iyihuta ngibugarura. Mbese wumvishe Yesu muri iki giterane? Haleluya. Wumvishe Yesu muri iki giterane? Birashoboka ko twaba turi kumwe muri iki giterane waragoswe n'imibabaro n'agahinda kakugize gutyo. Birashoboka ko twaba turi kumwe muri iki giterane uri mu buzima budakijijwe, ubuzima bw'ibyaha, uri mu buzima n'imibereho imeze nk'iyo navukiyemo, uri mu buzima n'imibereho bimeze nk'iyo mama yabyariyemo, ukaba wari umukristo mu nzu y'Imana ukaba waraguye, uyu munsi ukaba hari ibizina bakwita, Yesu akaba ashaka kugukenyuruza ibyo bizina, akagukenyuruza ibyaha, akakwambika umunezero. Hari umuntu wumva wakwakira muri ikiganza cye niba wumva hari ikintu Yesu akoze mu mutima wawe, ugira ucyamaze, Imana iguha umugisha bawe, Imana iguha umugisha nshuti yanjye, ngwino tera agatanguze hano musengere. Nanjye nuko nasengewe rega, nanjye iyizire ngusengere. Dore nuko twaje baseka, nuko twaje ubugendaro butujojo, aho Yesu aduhindurira amateka. Ngwino Yesu aragushaka, ni wowe Yesu yashakaga muri iki giterane. Ngwino Yesu akugirire neza, muri uyu mujyi uhabaye nabi, Yesu yahindura ubuzima bigahinduka. Oh haleluya. Wewe waje ntuza we, wewe waje tukagusengera. Uraruhijwe muri uyu mujyi urarara uzerera, nugira urambika umusaya. Imana yo mu ijuru yakugirira neza, ubuzima bwawe bugahinduka hano, ukareka kwitwa indaya, ukareka kwitwa ikirarajoro. Oya, ngwino hano Yesu akugirire neza. Tera intambwe, Yesu ni umubyeyi, Yesu yakira abamugana. Ngwino reka tugusengere, nta soni biteye. N'ufite isoni Yesu arazimumara. Iyizire hano tugusengera Imana. Ngwino tera intambwe, ngwino ngiye gusenga Imana, ngiye kuririmbira Imana n'abantu b'Imana bari hano muri iki giterane. Urasigaye wirwana n'umutima, rega ni wowe Yesu ashaka. Wihagararira aho ngaho Yesu akugirire neza. Ubwo rero wihagazeho ukagira ngo urahagaze, ibibazo birakwishe, urarara udasinziriye, uribaza ngo ejo nzamera nte. Imana iguha umugisha mukobwa wanjye, hagararira aha ngaha. Ucitse Satani, ihagararire hano, ihagararira aha ngaha. Mikoro uretse gatoya, muyime iyi mikoro, tugiye gusenga Imana. Haleluya. Kwabonye imirimo, intoki zawe ni myinshi iradutangaza. Amaso yacu yarayibonye, intoki zacu nazo zikora. Amaso yacu yarayibonye, intoki zacu nazo zikora. Nta kabuza dufite Imana ikomeye, nta kabuza dufite Imana ikomeye. Twabonye imirimo, intoki zawe ni myinshi iradutangaza. Amaso yacu yarayibonye, intoki zacu nazo zikora. Amaso yacu yarayibonye, intoki zacu nazo zikora. Amaso yacu yarayibonye, intoki zacu nazo zikora. Nta kabuza dufite Imana ikomeye, nta kabuza dufite Imana ikomeye. Warahabaye
dushime warahabaye warahabaye haleluya warahabaye haleluya warahabaye mana dushime warahabaye 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 mana dushime icyubahiro ku mwami icyubahiro imana ishimwe twese duhimana icyubahiro abatwumva amaso yacu yabonye imirimo y'Imana nawe niba wumva warayibonye Imana icyubahiro ntacyo bitwaye Imana yabanye na Gideyoni ubwo yaneshaga Abamidiyani haleluya uramubwira uti tenda uko imbaraga zawe zingana uramubwira uti tenda uko imbaraga zawe haleluya wabanye na Gideyoni uramubwira uti tenda uko imbaraga zawe zingana uramubwira uti tenda uko imbaraga zawe zingana Abisiraheli we Abisiraheli muca bazunguze muri ibibindi bakubita hasi basonguze muri twese kuja niba ufite esharupe nta kibazo n'akenda gatoya tuvugira Imana muri uyu mugoroba twese guca ufite agatambaro akaesharupe nta kibazo basonguze muri Abisiraheli baranesha ntakabuza dufite Imana ikomeye ntakabuza dufite Imana ikomeye warahabaye Mana dushimye haleluya kirira Imana uri nta kibazo haleluya waratwimanye hejuru waratwimanye Mana we, aho byari bikomeye, watubereye Mana.
ndabyibutse watubereye ingabo muri kovide watubereye ingabo abagabo bari ahangaha wababereye ingabo abasore bari ahangaha wababereye ingabo watubereye haleluya 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 Curtiu? Umuntu ufite telefone twese gutya duhimbaza Imana ucamaka koroshi gutya ikoroshi yonyine ikoroshi yonyine gira gutya turebe abafite telefone turebe duhimbaza Imana tubereye ingabo twese gutya abafite telefone nariya ducane turebe haleluya nariya haragura ducane turebe twese gutya kuvuga ko Imana yatubereye ingabo tuyihimbaze muri uyu mugoroba haleluya twese gutya twese himbaza Imana uyibwire ko yakubereye ingabo What